Kugira ngo tubyumve neza, iki ni ikiganiro kuri Pinode version 0.5.0 mu buzima bwa buri munsi kugira ngo birusheho kumvikana. Muri iki gihe hari impinduka nshya ku rubuga rwa P Network, aho twabonye version nshya ya P Network 0.5.0. Birashoboka ko waba waribajije uti iyi version nshya izamfasha ite cyangwa se iri hinduka rizamfasha rite? Uyu munsi turarebera hamwe uko iyi version ikora ndetse tunayihuze imikorere yayo n'ibyo duhurira nabyo mu buzima bwa buri munsi. Ibyo tuza kuvugaho biraza kudufasha cyangwa se bizadufasha kumva impamvu iyi version ari ingenzi kandi biraza kuba byoroshye buri wese abashe kubyumva neza. Ese koko hari aho twahuriza Pinode n'ibintu dusanzwe dukora mu buzima bwa buri munsi? Nanone turi buze kureba niba ari ngombwa guhangayikishwa n'uko twese tudafite ubushobozi bwo gukoresha Pinode, kuko hari igihe dushobora no guhangayikishwa n'ibintu bitari ngombwa. Pinode ikoreshwa na bande kandi se ifasha mu bijyanye n'iki? So tudatinze, iyi version nshya ya Pinode 0.5.0 izazana impinduka zinyuranye. Reka twibaze, igihe waba ubonye update nshya kuri telefone yawe wumva byagutera ibyishimo? By'umwihariko waba ukunda kubona telefone yawe ishyirwaho ibishya kugira ngo ikore neza, cyangwa se bwa buryo bwa phone format, kuyiforomata kugira ngo irusheho gukora neza? Pinode 0.5.0 nayo ni nk'uko, kuko yihutisha imikorere ya network yacu ikagabanya ibibazo byakundaga kugaragara. Ubu iyi version nshya igufasha gukoresha Pinode yawe neza nk'uko update ya telefone yawe ituma ihora yihuta. Rimwe na rimwe birashoboka ko twaba dufite imodoka, nubwo atari twese, ariko igihe tutayisuzumishije haba hari ibibazo tudapfa kubona ku buryo bworoshye. N'ubundi Pinode ituma ukomeza kureba uko blockchain yawe ikora, ku buryo iyo version yawe itangiye kugira ikibazo. Of course, iyo version yawe itangiye kugira ikibazo, ushobora kugikemura vuba nk'uko usuzuma imodoka yawe. Undi murongo wo gukoresha Pinode ni nk'uko wifi ihuza ibikoresho byinshi mu rugo iwawe cyangwa se ahandi hantu. Blockchain ya Pi Network nayo isabwa guhuza abantu benshi hirya no hino ku isi. Iyi version nshya iradufasha kubona ko node yawe rwose ihuza n'izindi node mu buryo bwihuse, ikagabanya amakosa mu gusangira amakuru. So nk'uko twifashisha kamera zicunga umutekano, Pinode 0.5.0 nayo izanye umutekano w'inyongera, aho amakuru yawe abikwa neza kandi bigatuma urubuga rwawe rukomeza kwizerwa. Ubwo ni mining app, Pi mining application and Pi keeping wallet app called Pi browser. Ubwo ni application ebyiri, ni ukuvuga iyi app tuminingiramo ndetse na app ya Pi browser igufasha kubika umutekano w'ibintu byawe. Ese ubona ukuntu iki ari ikintu gifasha buri wese kumva amakuru? Ese ubona ukuntu iki ari ikintu gifasha buri wese kumva ko amakuru ye ari ahantu hizewe? Reka twongere twibaze ibibazo bidufasha gusobanukirwa ibintu tumaze kuvugaho. Iyo ubona telefone yawe ivuguruwe kugira ngo ikore neza, wumva bifite akamaro kenshi kuri wowe? Ni iki cyakorohera gusobanukirwa imikorere ya Pinode 0.5.0 iyo ukigereranyije n'uburyo bwa wifi duhuza mu rugo cyangwa iyo turi ahandi hantu? Ese mwese murumva ko Pinode 0.5.0 ituma network yacu ikora neza kurushaho nk'uko imodoka itugirira akamaro iyo tuyitayeho neza?
Reka tugaruke kuri cya kibazo kigaragara iyo abantu bibaza neza niba Pinode ireba buri wese. Ese ni abantu bose bakoresha Pinode? Nubwo ari impinduka twese tubonera hamwe muri dashboard, ese ni ngombwa ngo duhangayike ngo Pinode? Oya, si abantu bose bakoresha Pinode. Pinode ikoreshwa n'abantu bafite ubushobozi bwo kuyishyira kuri mudasobwa zabo kandi bemera gukora ku buryo bashyigikira imikorere ya Pi Network. Hari abantu benshi bakoresha Pi Network babitsa cyangwa se bakora ama exchange ariko atari aya ma exchange ya open. Tubibuke ko turi muri unclosed mainnet. Ni ama exchange cyangwa se izino blockchain zikorera muri Pi, abantu bishyura ariko bakoresheje Pi inside the Pi blockchain. Ariko abashyiraho Pinode baba bafite uruhare rwihariye rwo gufasha blockchain ya Pi gukora neza. Ibi bikeneye mudasobwa ifite imbaraga zihagije n'umuyoboro wa interinete uhora wizewe. Birumvikana ko ntabwo uzakoresha telefone ngo ukoreshe Pinode. So iki kibanza gikemuke neza. Abakoresha Pinode bagira akazi gakomeye ko kugenzura transactions cyangwa se amatransaction nk'uko tujya tubivuga, no gukurikirana uko blockchain itera imbere, bigatuma Pi Network igera ku ntego yo gukorera ku buryo bwa decentralized. Ko tubizi decentralization ni ukwegereza ikintu umuntu. Ubwo niba ari Pi zishobora kwegera mu buryo bworoshye cyane. Mbese ni nk'uko abantu bamwe bakora ubuhinzi ariko si bose bashobora kuba abahinzi bafite amamashini n'ibikoresho byinshi byo gutunganya umusaruro. Ndizera ko dusobanukiwe neza uburyo Pinode ikora, kandi siko buri wese rwose azigera akoresha Pinode. So iyi ni update twabonye, ariko buri umwe wese ashobora gutegereza igihe hazaziraho indi update twese dushobora kugiraho uruhare. Niba udashobora gukoresha Pinode, ntuhangayike kubera yuko si ibireba buri wese. Icyakora twari dukeneye kumva neza ibyo ari byo, uko ikora n'uko ishobora kuzagirira akamaro buri wese. Muri make dusigaranye iki? Muri make version ya Pinode 0.5.0 ni intambwe ikomeye cyane mu iterambere rya Pi Network. Ifasha imikorere kuba myiza, ikarinda amakuru yacu n'abayikoresha, kandi igakemura ibibazo by'abakundaga kuyigaragaza nabi cyangwa se kugaragara nabi. So kubera ko version nshya ikora neza nk'uko ibintu byinshi mu buzima byoroha iyo dufite ubushobozi buhagije, twese tugomba gushyiraho iyi version nshya kubo bishoboka, kugira ngo tugire uruhare mu kubaka urubuga rwa Pi rwihuta kandi rwizewe. Ni iki kigutera kwishimira kwitabira iyi Pi Network, cyane cyane uzi ko ukoresha version nshya ya Pinode? Ikindi kiganiro naho ubutaha, ariko ntiwishyiremo ko byanze bikunze uzakenera Pinode. Twagira ngo tubisobanukirwe mu buryo bworoshye kandi bwumvikana. Ibihe byiza.